Ndi papa Sava. Umusana warikoze cyane. Oya ntabwo ngagoma. Ya keke rwose muyo Ariko rero mubwire Ntabwo amenye ko ashira. mureke mbabwire rero ngiye. Marigari nanjye muzankorere batite. Yawe nuzuko yaje. Batiri. Ntabwo muzuko yaje. Ariko rero biriya nuko byari ibintu nyine bitateguwe neza. Madatari hari ukuntu mwari mugiye kugenda. Ariko Wende man. ibi bintu birabaye. Ntibibaye. Birabaye. Twumvikane. Ubukwe bubaramutse bubaye tubwiza ukuri. Ibintu by'abahungu baje ubu ngubu hasigaye iminsi 2 ugasanga ntafite amakariso ugasanga ntafite igitanda intwererano se iza muri icyo gitanda. Oya ahubwo mu nama y'ubukwe bakamubaza se mu ufite iki ntacyo. Papa Sava gereka mbabwira ukuntu ubukwe bwanjye na Madederi budizayininze nabibabwira gato twakase mwayibonye biva je nafashe umwanya nditegura muri eglise hazaba harimo amazi mu rusengero hazaba harimo amazi n'utunuza tudasindisha iyo ni eglise niba ajya kwifotoza mu gihe abantu barimo bifotoza cyangwa bavuga ati abageni bajyeho n'abakine bake hazaba hari utuntu tw'udusnacks ukuntu hari n'utundi tuntu two papa nta kibazo muzagira No reception se kutayibakora. no reception Asa n'abandi bazagucurangira. yaze ugucuranga Abagiye kuvuga. oya yes Kucukandagira amacupa niko fufu. Ariko se reka mbabaza ubundi ko bavuze ngo baduserive kubera iki ubundi batarimo kuzana ngo batareka ahangaha niko rugaba ko bavuze umva rugaba Banza turyoshye ikiganiro. oya Urumva? reka nze niba ari Oya ibyo nabirenze reka niba arize rugaba ahangaha rugaba bavuze bati ni muduserive none rugaba ngo niwe ushinzwe ikigega arimo araziryamye hazigugumirije urazicuruzwa Kumvikana. uraziha bene wanyu umururumba wanjye iki bo noneho njyewe nka digidigi ntanze itangazo rivuga ngo zana inzoga ariko umururumba wanjye ko bakubwira nyir'ubwite urumva umutwara aravuga Abantu inzoga banywe. Papa Sava hari inzoga yaguze zana shyira inzoga ahangaha banywe. inzoga abantu binyweye amacupa. urumva hari ikintu wabuzana. shyira inzoga Bakubwira ati ahangaha ni ku inzoga se meza, kutavango. ni inzoga. Se sizihari. ziri hese ko wumva ari kurira zana ibiyoga ruranga Naho uri kuvuga ngo dukureho amacupa nabirenze nanjye. Icara hasi we nta Sende kisaho gasinda uburozi. Ubu urareba nasinze njyewe. Umbi kwereka njyewe urareba nasinze. uravuze ngo ntago wanyweye Akangaka ni nko kuri gata. Oya ndafaho ngo kwanga ari kumena mu itanura. kugira ngo ari byo yikamyishaje Ariko hari abantu banywa. yikamyishaje wowe Umugabo hano ngo nta kintu afite. Nimba uri Ayo ni amapombo yamanutse yabaye ibisura. Uratsimba hasi aho washyize inzoga hejuru. Akazizamura. Abantu bakaza kunywa. Urakinzoga inzoga. Ahubwo digiti. Reka wenda atagira ngo ni ikibazo. Mushyire hejuru mu. Njyewe kuri uyu munsi numvise kuvuza uti mfite gahunda kandi ifatika. Madede navuze nti rwose ni izina ry'Imana pe murasa neza nk'intobo murakeye turi mahwi ni mahura bibona navuze rero ni ntabwo naza bahwanye hari akantu uhereza abantu b'abashuti noneho mu gihe cyabo cyo kuba bari nko ku meza mbo bigafasha mu cyo bita igogora ntabwo nari kuza urutwe rusa mereza serviette nayo ndanywa Umwe nakubwira. ntago nzasiba oya iyi nzoga Papa Sava azanye nigeze kuyinywaho mu bukwe bwa Kiriyofasi ariko se wiyivugira amagambo utarafunga
izo watsimbye ntizaguhagisha ndumva natangiye no kujya akira fata ariko iyo birekera ndumva ntabwo ubwo biduturikira Oya. gukuraho urukoma kuri iyi ngiyi bisaba umuhanga iyi ngiyi iritonda n'akana keza iyi ngiyi uzi ko washikoye ufite inda banza usutiremo ndimbati oya babahe mwese ese ni wowe ninjye wasabye mbere ninjye wasabye era kuri nyir'ubwite okay reka tubanze ibyambere wanjye mwiriwe neza happy birthday sheri naho naho digidi basi hafi aho musa Pasava ariko bahe natwe uburayi cyane urabizi ruga uburayi ruga ngo pa ruga nuko abantu batemera uriya mwana arateretse abasa uburayi ngo pase ubu se yabujije kwirwa mushukura ku bakobwa bose batambuka ahangaha ari za pase mwigize za kagoma naza tuvuze ari iyi mama utakuza munobaho mwikomereza twarabavumbuye mwese turabazi mwese pase se ni inzoga twarabavumbuye kararyoshye we mushaka kunobaho mwigendera gusa sibyo ngibyo ko nuba mujya mugabanya uburaya mureke tunywe byeri twinyweye mugabanya uburaya ahangaha nyuma ze ibiri kandi biyite ndayigumana nyase oya batambaza twese twinywera sinabwe yitereka yajyawe no serikali ndayinyweye nongera kugira digi muriramo agakunda ntabwo wagombera ese nubise mutari hano ari guti sheri gusa wambeshye hanyuma nanjye munyakiri rero tuguye kuri akase akavinyo ni sawa cheers twese cheers keke mwacuze keke mwacuze keke yashize kare okay ntabwo batureka nsagamba kavinyo happy birthday dude yeze imyaka 5 wa mugani digidi ijano yikaba kabuyirenze da digidi cheers ahubwo sara cyane ataka ese bigeze sheri mfasha gato yandaje digidi ni amahoro sete cheers akaba ni amafatanyabikorwa ufite imashini yawe abakobwa n'inzobe bose natwe ntabwo ujya kure yewe digidi yuhorana ibirori sha ese saveri nawe madederi bite se we amakuru siko twaburanye neza duherukana kera tukiri ku ishuri ntabwo ari kera ntabwo bizi ko umwaka ushize twahuriye mu mujyi kandi koko umva njye mba ndi kwigurukira ntubibona se reka da aha se gute umva amadederi rwose umva usiko nta makuru ufite hano ahubwo se wowe bite hano aha bisa nk'aho ari iwanjye iwawe biki iwawe gute ahubwo se wowe digidigi muziranye bingana iki muziranye gute kugeza ku rwego rw'uko wumva wisanzuye mu rugo rwe ukaza winaga mu nzu wambara imyenda y'umugabo wanjye ugize ngo iki digidigi wanjye se ahubwo n'uwawe gute uzi ko nta n'isoni ugira umva gasopo ku mugabo wanjye kuba twarasangiye akawunga tugasangira iki ntabwo biguhaye uburenganzira ku mugabo wanjye umva nkubwire nanjye reka nguhe gasopo nguhe gasopo nshyiraho akadomo ndakubwiye ngo kuba duturuka hamwe tukaba twarize hamwe twarasangiye ikigo twarasangiye amashuri twarasangiye abarimu ntabwo biguhereza uburenganzira bwo kumenyera no kunyurira no kurira umugabo wanjye umugabo wawe uhe mugabo se genda ukure imyenda y'umugabo wanjye genda ukure imyenda y'umugabo wanjye nta soni kandi ni gukubita uraza kureba ngo nkubita njyewe
umugabo wawe uwuhe mugabo si ubwo uvuga hano hari abagabo bangahe ku mbaza ngo utanenekaho izuru uhaze keke yanjye naguze kashi zanjye nta soni ese burya wazaga wizunguza kuri uhetse keke cyangwa uhaze ve yanjye nitangiye kugusindisha utangiye urumva itangiye kugukaraga ngo ve yo mu mitsi yanjye nta ariko soni siko nta soni navuze ngo jyana ugura n'imyenda ndakubwira umva jyana ingukubita uraza kubaza muri mu bicyanga Madede kwereka nawe ukora ibi ni iki byatanga ko Madede abakobwa bagira ubwenge ariko sexy gawa murapfukira uko gasaba ufite icyo kibazo abakobwa b'inkumi reka jye nabumvirije numvise ngo ubuntu bw'ubukeke ngo n'ubuntu bw'ubuwayini urumva witonde wo ndashaka kumenya izo keke zateye ikibazo ahangaha hari keke twaje duherekeje ntimuyizi mwese icanye Madede yifite igenda iririmba izo zindi ndi kumva ngo zaje mu gitondo nabumvirije yewe nohereje keke saa moya sinayohereje keke nohereje keke saa moya sibyo my future husband ngo future what my future husband nkuko dusanzwe tubyitanye nta soni reka sha nuko ye ariko se ese byateye ubundi tubwizanye ukuri digidigi mupanga iki mufitanye gahunda mufitanye gahunda koko dufitanye gahunda yo mu rwego rw'ikirenga sibyo sheri mumara ngiye kingana iki ibyumweru bitatu reka da ibyumweru bitatu ni ukuvuga ngo ubu ngubu wagiye urinjira urakontorora umenya ahantu hose ku buryo utangiye no kujya wambara n'imyenda ye umupira se wa digidigi nabibonye umupira wa digidigi mwaba urajya umukobwa murakundana none se uyu mukobwa murakundana ko yambwiye ngo arashaka gukora ubukwe ngo afite gahunda ngo arambiwe mu by'ubusiri batera akampa karibu ngo afite karibu aho nshaka hose ngo njye nisanzura sheri sibyo ubu se murabona Yesu mwami iyi ni gift yampaye umunsi wa mbere nza kumusa ariko niko ngo tuvuga ngo rero ariko bagenze ndabona ego sheri urangiza anyambariye gift nahaye umugabo wanjye ndavuze ngo nkuremo gift nahaye umugabo wanjye nuvuga ngo wambaye nanjye ndetse yambaye uvanga umuguyi nanjye nambaye niyo bamuhaye muri kazi ese ntahari se ko ntacyo uri kuvuga ese papa sava ayo makarisa arimo umuti ako digidi ni ukuvuga ngo none kigezweho ubu ufite digidi yarisha ni ubukwe hanyuma abasuvetoma yasimbuye inkwano iyo digidi imbwa gusa nta ni suvetoma avesiga hasi ariko nawe nase ni Muhammad ni nagira icyo ubivugaho oya have muhave musi papa sava fata bamurwiye yabo nabagize amaboko batumu Madede urabizi ni wowe mugore wanjye muko ugize ngo iki ariko bareke bisa ugize ngo ni mu mugabane ni mu mugabane none suko ko munerera ni mu mugabane oya digidi gira icyo bivugaho gira icyo bivugaho ntabwo ibindi bitwaje digidi nibyo byawe ariko se njyewe ni mu byo oya mureka tubyaranje urumva umana ibyawe digidi uri umugabo w'akabwa urimbwa nongeraho ngo urimbwa gumana ibyawe ariko mani ishobora byose Madede bitugapfa urwo ngurwo ariko rero ko se saveri Saveri na kitaba urupfu rukujyana ariko rero reka nkubwire mukobwa ariko se uramukururamo iki wowe nta soni ubwo nawe ubwiso buheze hariya ariko ubwo uzafatwa hehe wowe umwana arigenda urareba amabuno yo yareba kwiye nese amabuno gusa kuba navuga ko wenda ari mwiza wakavuga yewe ni mwiza kubera ko ashaje nturi mwiza ndimba aragira nkubwira ngo ndakwiyamye ibintu nabyo maze kubihaga papa sava jya niba muzara mudutumira mu birori uyu mugabo aje kuzaramo uburaya bwe ntabwo byo twakorana ubonye ukuntu mureba amabuno niba ari uburyo wenda batonganaga umuntu akaba yakuze ikiganiro ukuze ikiganiro se ukuze ikiganiro cyakugwingiriyemo hari ikintu nkoze kidasanzwe cishwa hano dutahe cishwa hano ndimba ubona ntarago washe wago